twongeye kubakira mwebwe mwese muri uyu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana, baba turi kumwe hano mu rusengero n'abandi badukurikiye, abinjiye mu materaniro. Umushumba yarangije kwakira abantu bose, turabakiriye kugira ngo dufatanye Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Imana yashimye yuko dusangira kuri uyu munsi. Turaganira hejuru yo kwizera kutanyeganyega, kwizera kutanyura mu bwenge bwacu, kwizera kutarwara, kwizera kudapfa, kwizera kudashingiye ku bifatika, ariko kwizera gushingiye ku Mana yacu. Ijambo kwizera ni iry'ingenzi mu buzima bwacu. Ubuzima busanzwe turizera, no muri uru rugendo twatangiye rwo kujya mu ijuru nabyo turasabwa kwizera. Umwanditsi w'igitabo cy'Abaheburayo ibice 10 umurongo wa 38 yaravuze ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, ngo nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Umuntu w'Imana, Imana yishimira, ukiranukira Imana, biravuze ngo uwo ntabwo azabeshwaho n'imiryango ikomeye muri iyi si, ntabwo azabeshwaho n'amashuri yize menshi cyangwa make, ntazabeshwaho n'ubutunzi afite, ntabwo azabeshwaho n'ubucuruzi bwe acuruza kunguka byinshi, ntazabeshwaho n'umuceri cyangwa ibirayi n'ibindi bintu byose turya, ngo wazabeshwaho no kwizera. Ariko nasubira inyuma mu kwizera Imana, ngo umutima w'Imana ntuzamwishimira. Turaganira kwizera twashize mu bice bibiri. Igice cya mbere cyo kwizera tuvuga ni ukwizera gusanzwe, kwizera ibyo twabonye bifatika, tukizera dushingiye ku byo twasenze Imana, Imana ikadusubiza, tukizera ibyo tunyuza mu nyurabwenge zacu kubera yuko tuzi ko ibyo bishoboka, tukabyizera. Tuze no kuvugana ko kwizera kudasenyuka nubwo imvura yagwa cyangwa izuba rikava, nubwo twabyara cyangwa ntitubyare, nubwo twarera cyangwa tugapfusha, uko kwizera kutajya kurwara cyangwa ngo gupfe. Sifa kwa Mungu. Kwizera gusanzwe gushingira ku byo tubona, ibyo twabonye n'amaso yacu, ibyo twumvise bikajya mu bwonko bwacu tukabyemera. Ibyo bituma twizera ko n'ibindi bizaba. Mu minsi yashize itari miremire cyane, mudamu yigeze gutwara bisi, agitangira kuyitwara kubera ko ari bwo abantu bari kugibona umudamu atwara imodoka ingana kuriya, ngire ngo hano abantu batangira kugira ubwoba bwo kuyijyamo, cyane cyane harimo n'abadamu bagenzi be, bibwira ngo ntabwo ari batware ngo bageze iyajye. Ariko bamaze kubona yuko azi gutwara neza, ngire ngo ubu ngubu nta muntu wajya gutega imodoka itwawe n'umugabo mu gihe abona iyo ngiyo uwo mudamu agiye gutwara iri bugufi, ngo byatewe n'uko babonye uko yatwaye. Abagiyemo bose bizera yuko abatwara neza akabageza iyo bajya. Tugahita nk'umuntu uza kuririmbisha iteraniro hano,
kubera yuko abantu tumenyereye ko azi kuririmba, kwagira ijwi ryiza, azi gutondekanya amajwi kandi abishoboye, twese tukabyemera yuko ari turirimbishe kandi tukanezerwa. Ariko bansingiriza indangurura amajwi, abantu bagatangira kwibaza ngo se buriya ari bumenye kuririmba, buriya aramenya ahera, aramenya ijwi rikwiriye n'ibyo agomba gukora kugira ngo aririmbe. Bamwe bakaririmba bakekeranya yuko bitari bujyemo. Ibyo ni ibisanzwe. Ukinjira mu ndege ntawe wabonye ugiye kwitwara aho yabyigiye n'igihe bamuhaye uburenganzira bwo kuba yayitwara, ariko ukizera yuko ahari ko badashobora kumwemerera ngo ajye gutwara atarabyigiye atabishoboye, ukabyizera yuko ayitwara. Uko ni ukwizera kunyura mu bwonko bw'abantu, abantu bakabitekereza bagashingira ku byo bazi. No muri uru rugendo dufite rujya mu ijuru niko bimera. Hari abantu bizera Imana kubera yuko bashingiye ku byo basabye Imana, Imana ikabasubiza. Akagira ikibazo akajya imbere y'Imana, agapfukama agasenga Imana, akabwira Imana ngo Mana nyiri ijuru, Mana nyiri ubushobozi, Mana nyiri ububasha, Mana yaremye ijuru n'isi, ndengera muri ibibazo mpuye nabyo. Imana igatuma intumwa, marayika akava mu ijuru akazana ibisubizo, akabibona, akabona ko Imana isubiza, bwace yahura n'ikindi kibazo akizera ko Imana yo mu ijuru iri busubize kubera yuko ashingiye ku by'Imana yasubije. Akaririmba akavuga ngo dufite Imana yumva amasengesho, ngo iyo dusenze iratwumva kubera yuko dushingiye ku by'Imana yakoze. Ariko iyo Mana isubiza amasengesho, iyo Mana ifite ububasha ku byaremwe byose, iyo Mana duhamagara ikatwumva, hari igihe wisaba igaceceka, hari igihe ikureka ukajya mu bibazo birebire. Iyo wizera Imana ushingiye ku bisubizo Imana yaguhaye, iyo wizera Imana ushingiye ku migisha Imana yaguhaye, iyo wizera imbaraga z'Imana no gukora kw'Imana ushingiye ku bisubizo Imana yaguhaye, iyo Imana yicecekeye uravuga ngo Imana ntijya yumva. Bamwe bakaba bava mu byizerwa bagahanguka, bakabivamo bakagwa kubera yuko Imana itasubije uko babyifuza. Igihe kimwe inzara yarateye mu Samariya, kuko abanzi babo b'Isiriya bari barabagose, babateza inzara, bagira inzara ndende, bigeraho ababyeyi babyaye abana bumvikana inzara barembeje, abagore babiri bumvikana yuko barya abana babo. Barumvikana ngo uyu munsi reka turye umwana wawe, ejo tuzarya uwanjye. Uwa mbere barya wa mwana, umunsi w'ejo ugeze, wa wundi nyiri umwana wari bageze igihe cyo kurya, wamugirira impuhwe aramuhisha. Amaze kumuhisha, wa wundi baririye umwana we agira agahinda mu mutima we, yibaza ukuntu umwana we bamuriye ku munsi w'ejo wahise, none mugenzi we akaba yanze ko barya umwana we. Umwami w'i Samariya azenguruka ku nkike, wa mugore bariye umwana we ngo aramurangiza, aramubwira ati Nyagasani Mana ndengera. Aramubaza ati ese ndakurengera iki? Amubwira amakuru ye. Amaze kumubwira bibaza umwami, umwami ngo ashishimura imyenda ye, yambara ibigunira, agira umugambi wo kwica Elisa umugaragu w'Imana. Amutumaho intumwa, ariko abona bidahagije, nawe ubwo arigendera. Ngo agezeyo abwira Elisa, aramubwira ngo ese Uwiteka Nyiringabo ko yaduteje ibyago bingana bitya, niki cyatuma dukomeza kumwizera no kumwiringira? Kubera yuko bari bashingiye kubifatika. Kwizera kwabo kwari gushingiye ku by'Imana yakoze. Imana itabikoze, Imana itabakijije inzara, bigeraho abagore bicara babiri bajya inama yo kurya abana babo,
umwami aravuga ngo nta mpamvu yo kwizera imana itubabaje aka kageni, reka tuyiveho. aba ariko abwira umugaragu w'Imana. Elisa abwira uwo bari kumwe, aramubwira ngo umunsi w'ejo ngo Imana izatabara. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Aramubwira ngo umunsi w'ejo iyi nzara izaba amateka, Imana izatabara. Wa mutware wari kumwe na Elisa ntiyabyizera, aravuga ngo nubwo Imana yakingura amarembo y'ijuru, ngo ibyo uvuze ntabwo byashoboka. Maze umugaragu w'Imana aramubwira ngo ibyo mvuze bizashoboka kuko byavuzwe n'Imana, ngo ariko wowe uzabirebesha amaso ariko ntuzabirya. Uko ni ukwizera gushingiye ku by'Imana yavuze, gushingiye ku by'Imana yakoze. Uko kwizera kurarwara, uko kwizera kurasonza, uko kwizera guhura n'ibihe bigukomereye, uko kwizera kurashisha, uko kwizera kugira ifumbire, ariko iyo ifumbire itakiriho kurarwara kugapfa. Ni ukwizera tutagenderaho ngo tuzagere mu ijuru, ariko kwizera gushingiye ku bumana. Uko Imana imeze, uko niko kwizera nyakuri. Niko ngira ngo tuganire. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ihabwe icubahiro. Bibiliya itubwira inkuru ya Pawulo, uyu mugaragu w'Imana ngo yagiraga igishakwe ku mubiri we. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Pawulo yasenze inshuro 3 abwira Imana ngo Nyiringabo ndengera unkize iki gishakwe. Ariko Imana kubera yuko izisubiza muri sovereignty yayo, mu bushake bwayo, mu bushobozi bwayo, ibyo ishaka n'ibyizikora mu gishakiye. Kurakara kwawe no kwiganyira kwawe no gutekereza uko utekereza, ibyo ntibyatuma bihindura ubumana kuba Imana. Imana ibwira Pawulo, iramubwira ngo igishakura kigumana, ngo ariko hari ikiguhagije gusa, ngo ubuntu bwanjye buraguhagije. Sifa kwa Mungu. Nubwo Imana itakuyeho Pawulo ico gishakwe, kubera ko Pawulo yari afite kwizera gushoreye imizi mu Mana, kwizera gushingiye ku bumana gusa, kwizera kudashingiye ku byo tubona muri iyi si, byatumye Pawulo akomeza kwizera. Ntabwo yashingiye kuko igihe kimwe yigeze gutabwa mu nzu y'imbohe ngo basenga Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Pawulo na Sila mu gicuku bararirimbye barasenga, ngo imiryango, inzugi za gereza zirakinguka. Ariko kwizera kwa Pawulo ntabwo kwari gushingiye kuri ibyo bitangaza by'Imana, ariko kwari gushingiye ku bumana bwonyine. Avuga ngo naho napfa, naho nabo ndiho, nzakomeza nizera Uwiteka. Sifa kwa Mungu. Uko niko kwizera abakirisitu dukeneye muri iki gihe. Ntabwo tugomba kubakira kwizera kwacu kubitunezeza byo muri iyi si. Ntabwo tugomba kubakira kwizera kwacu kubwo Imana tuyisaba ngo idukirize abana ikabakiza. Ntabwo tugomba kubakira kwizera kwacu kubwo twasabye Imana urubyaro Imana ikaruduha. Ntabwo tugomba kubakira kwizera kwacu kubera ko twasabye Imana ubukire n'ubutunzi kugira ngo tubashe kubona ibyo turya, ngo ibyo ari byo twubakiraho kwizera kwacu. Uko kwizera nta guhari kubatse ku bikenyeri, ariko kwizera nyako ni ugushingiye ku bumana. Sifa kwa Mungu. Oh haleluya. Abizera badashingiye kuri ibyo, bizera biringira bitabasha kwiringirwa. Mu gitabo cy'Abaroma ibice 4 umurongo wa 18 bijya bivuga amakuru ya Ibrahimu. Uyu mugabo ngo yashatse umudamu, uyu mudamu agira igihe kirekire atabyaye umwana, kandi Ibrahimu yari afite isezerano ry'Imana yuko azaba sekuruza w'amahanga. Ariko umugore warakura, agera igihe atakigiye mu mihango, agera igihe bitagishobotse yuko yabyara. Ariko Ibrahimu wari ushingiye kwizera kwe ku Mana, akomeza kwizera Imana. Umunsi umwe amaze kugira umwana, Imana iramubwira ngo genda utange Isaka umwana wawe abigitamo. Ibrahimu ntiyashidikanya ku by'Imana yavuze, atwara umwana we ajya kumutama. Yari afite kwizera yuko Imana izasohoza isezerano. Sifa kwa Mungu. Yarazi yuko nubwo yatanga Isaka nk'igitambo, ariko Imana yabivuze niyo kwizerwa no kwiringirwa. Iyo Mana izakora ibyo igomba gukora. Nico cyatumye umwanditsi yandika ngo Ibrahimu
yizeye kandi yiringira ibitakwiringirwa ngo bituma yitwa sekuruza w'amahanga. Sifa kwa Mungu. Oh haleluya. Ntabwo yiringiye ibifatika, ntabwo yiringiye amazu y'amagorofa n'ibindi, ntabwo yiringiye imigisha yo muri iyi si nk'uko abantu benshi babivuga, ariko Iburahimu yizeye ibidashoboka muri uyu mubiri, yizera acingiye ku bumana. Aravuga ngo nubwo Imana yatuma ntanga umwana wanjye, ngo ariko ifite gusohoza amasezerano. Iyo twizera Imana tudashingiye ku bifatika, dukomera ku Mana. Sifa kwa Mungu. Twapfusha tukizera Imana. Mwanditsi Habakuki niko yavuze ngo naho imitini itatoha n'inzabibu ntizera imbuto, tugahingira ubusa imyelayo, ngo nta kabuza ko tutishima n'Uwiteka. Sifa kwa Mungu. Nta cyatuma tutizera Imana. Tuguwe neza ku mubiri twizera Imana, tubabajwe n'umubiri tugomba kwizera Imana, tubonye ibyo dusaba tugomba kwizera Imana, tutabibonye tugomba kwizera Imana. Uko niko kwizera gukwiriye muri iki gihe, aho isi imaze kuzana ibigirwamana byinshi kandi isaba abantu kubipfukamira. Uko niko kwizera gukwiriye. Niko kwizera kwa Daniyeli na bagenzi be twasomye. Uko niko kwizera kudashidikanya ibyiringirwa ko bitazaba. Niko kwizera kuvuga ngo ibigaragara tukizera yuko byavuye mu bitagaragara. Niko kwizera kuvuga ngo mwigane ababayoboraga kera, muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, ngo mwigane kwizera kwabo, ngo Yesu Kristo uko yari arejo n'uyu munsi ndiko ari, ngo kandi niko azahora iteka ryose. Uwo mwami ntahinduka, akwiriye kwizerwa. Akwiriye kwizerwa yuko adahinduka. Abantu barahinduka ariko Imana yo mu ijuru ntabwo ihinduka. Imana umuremyi w'isi n'ijuru ntigira ishusho yo guhinduka. Ihoro riyo kwizerwa ibihe byose. Nubwo twapfa Imana izakomeza yizerwe. Nubwo twakira Imana izakomeza yizerwe. Nubwo twabona ibyo twifuza Imana izakomeza yizerwe. Nubwo tutabibona Imana izakomeza ibimana. Nubwo twaba turwaye Imana izakomeza ibimana kandi izahora ariyo kwizerwa. Uko kwizera ushingiye ku Mana ubwayo niko ko abagaragu b'Imana bakoze. Daniyeli na bagenzi be babaye mu gihugu c'ubunyage, bajyanwa ari abanyagano hamwe n'abandi. Bageze muri ico gihugu, umwami Nebukadinezari asaba yuko batoranya abasore b'uburanga bwiza bava mu miryango ikize, kugira ngo babigishe amategeko yo muri ico gihugu, ngo hanyuma bazatoranyemo abanyabwenge bajye gukora ibwami. Barabatwara, bamaze kubatwara barabahugura mu gihe c'imyaka 3. Bamaze kubigisha babashira mu mirimo. Daniyeli na bagenzi babahabwa kuyobora intara y'i Babuloni. Impunzi, abanyage bari mu gihugu c'ubuhunzi, bahabwa uburenganzira bwo kuyobora umurwa mukuru kubera yuko bari biringiye Imana. Bukeye umwami Nebukadinezari ngo areme igishushanyo cy'izahabu agishira mu gikombe citwa Dura c'i Babuloni, asaba ko abantu bose bazakiramya. Atanga itegeko aravuga ngo umunsi muzumva ngo imyirongi n'amakondera n'ibindi byose birangurura ngo bivuga icyarimwe, ngo umuntu wese ahazaba ari ngo azubarare hasi aramye igishushanyo. Abagaragu b'Imana bari barahawe itegeko n'Imana ko nta kindi bagomba kwizera no kwiringira, bavuga yuko badashobora kuramya igishushanyo. Hari impamvu ubishize mu nyurabwenge z'umuntu, ubishize mu bwenge bwa kimuntu, bikanyura mu bwonko bwawe, bikanyura mu bwonko bwanjye, ushobora gutekereza. Hari impamvu zakagombye gutuma aba basore b'abanyagano aribo bakagombye kuramya iki gishushanyo mbere. Icyambere nuko bari abanyagano. Niba bene gihugu bari bemeye kuramya ico gishushanyo, ntabwo umuntu w'impunzi, ntabwo umunyage mu gihugu kitari iwabo aribo bagombaga kwanga itegeko mu gihe abene gihugu baryemeye. Mu bwoba busanzwe umuntu wese yagira ubwoba agatekereza yuko agiye guhura n'akaga, ariko iyo ni impamvu imwe yagombaga gutuma Daniyeli bemera kuramya igishushanyo. Impamvu ya kabiri nuko bari bazi amategeko yashizweho n'uwo mwami, kuko atagiraga igishobora kuyahindura. Ico umwami yavugaga nico cyagombaga gukorwa. Ico umwami yategekaga nta muntu wari ufite ububasha bwo kugihindura. Nta sene yari ihari, nta nteko ishinga amategeko yashoboraga kuvuga ngo nyamara ibi bintu uvuze ngo ntabwo bikwiriye.
impamvu ya gatatu, bari abanyagano bagiriwe amahirwe yo guhabwa umwanya ukomeye muri ico gihugu. Bagombaga gukora uko bashoboye kose, byabindi abantu bose bakora, ukitwararika mu murimo ukora, ukitwararika kugira ngo umukoresho wawe ntagire ica kubonaho. Nabo bagombaga kwitwararika cyane cyane yuko uwo murimo bari bawuhawe n'umwami wari wakoze ico gishushanyo. Bagombaga kwitwararika kugira ngo bagume muri wa mwanya bashizwemwo, kugira ngo bagume muri wa mwanya bahawe n'umwami Nebukadinezari. Impamvu ya kane nuko abo muri ico gihugu baje kurega abo bahungu, nibyo umusomyi yadusomeye ngo umwami yongeye kubahereza amahirwe. Yari yatanze itegeko aravuga ngo utazabikora bazamuhana, bazamuciraho iteka, ariko arabahamagara, bamureza arabahamagara arababwira ati mbahaye amahirwe ya nyuma, ese ibi bavuze niko bimeze, nimugende noneho, nimuza kumva ibirangurura ntimwongere guhagarara, ahubwo mwubarare muramye igishushanyo. Ariko Danieli na bagenzi be bari bafite kwizera kudatinya, bari bafite kwizera kudatinya guterera imisozi, bari bafite kwizera kudatinya ibigeragezo, bari bafite kwizera kudatinya gupfa. Babwira umwami amagambo atatu agaragaza yuko bari bafite kwizera gushingiye ku Mana. Barambwira ngo icambere, ngo Imana twizera ngo ibasha kudukiza uriya muriro. Ngo ica kabiri, ngo Imana twizera ngo ifite ubushobozi bwo kudukiza amaboko yawe Nyagasani. Ica gatatu, ngo nubwo Imana iri mu ijuru itadukiza, nubwo Imana iri mu ijuru yareka ukatwica, amaboko yawe akadusumira, amaboko yawe akaduta mu itanura ry'umuriro, ngo nubwo Imana yabyemera, ngo nta kizatuma turamya igishushanyo, kubera yuko tuzi Imana nyir'ijuru, tuzi Imana irema byose, tuzi Imana twizeye, tuzi Imana turi kumwe nayo. Abwira umwami, baramubwira ngo Imana ifite ubushobozi, ariko reka tuvuge yuko Imana irese kugira ngo tujye muri uwo mwanya. Imana yemeye yuko duhura n'akaga, Imana yemeye yuko amaboko yawe adusumira, Imana yemeye yuko duhanwa mu gihugu twagiye turi abanyagano, Imana yemera yuko tujya mu kaga, ngo ariko nubwo yabyemera hakizatuma turamya igishushanyo. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Kwizera gushingiye ku Mana ntikuza gutinya iterabwoba by'abisi. Kwizera gushingiye ku Mana ntigutinya iterabwoba rya Satani. Kwizera gushingiye ku Mana ntigutinya ibibazo duhura nabyo. Ariko umuntu wizera Imana ashingiye ku by'Imana yamuhaye, agira igihe kimwe ibyo ngibyo byarangira agasubira inyuma. Ariko wizeye Imana ashingiye ku Mana ahora anezerewe. Yapfusha abana akavuga ngo Uwiteka niwe bampaye, Uwiteka niwe basubiranye, ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icubahiro. Sifa kwa Mungu. Ntabwo byoroshe, ntabwo byoroshe ubishize mu bwenge bwa kimuntu, guhagarara ku murambo w'umwana wawe, guhagarara ku murambo w'umubyeyi wawe, guhagarara ku murambo w'umuvandimwe wawe, ukavuga ngo Uwiteka Nyiringabo ndagushimiye, ngo niwe wari warampaye data na mama, niwe wari warampaye abavandimwe, ngo none kubera yuko ari bo basubiranye, ngo nkuzamuriye icubahiro, ngo izina ryawe rihabwe icubahiro. Ibyo bikora umuntu wizeye ashingiye ku bumana, adashingiye ku ndabo zo muri iyi si, adashingiye ku byo duhabwa muri uru rugendo, adashingiye ku byo dufite, adashingiye ku byo tubona, adashingiye mu bwenge bwacu. Uko niko kwizera gukwiriye. Abafite uko kwizera ntabwo baramya ibishushanyo. Sifa kwa Mungu. Abafite kwizera gushingiye ku Mana ntabwo baramya ibishushanyo. Muri iyi minsi ntabwo tugifite ibishushanyo byabajijwe n'abantu by'izahabu cyangwa mu biti bakabishira hariya kugira ngo tubyambaze, ahubwo ibyo dutekereza byose, ibyo dufite tukabishira ku mwanya w'imbere, imbere y'Imana twizera. Ico ni igishushanyo cyawe, kandi kubikunda urimo uraramya igishushanyo. Gukunda abana bawe ukabashira imbere mu mwanya w'imbere kuruta Imana yawe, abo bana baguhindukiye igishushanyo. Gukunda akazi ukagashira imbere y'Imana, ako kazi kaguhindukiye igishushanyo. Gukunda uwo mwashakanye ukamushira imbere y'Imana, uwo yaguhindukiye igishushanyo. Gukunda ubutunzi bwawe ukabishira imbere y'Imana, ibyo byaguhindukiye igishushanyo.
kujya gusenga ku wa mbere mu cyumba kimwe, ku wa kabiri mu kindi cyumba, ku wa gatatu mu kindi cyumba, ku wa kane mu kindi cyumba, ku wa gatanu mu kindi cyumba, ku wa gatandatu mu kindi cyumba, ukaza usigara utekereza yuko kugira ngo ubone ibyo bigutunga mu bugingo ari kugenda wimuka mu byumba bitandukanye, ukareka kwizera Imana yaremye ijuru n'isi. Ibyo byaguhindukiye igishushanyo. Ariko Daniel yaravuze ngo nubwo Imana itadukiza, nubwo Imana yatureka, nta kizatuma dupfukamira ikigirwamana. Mureke tugire kwizera gushingiye ku Mana, tugire kwizera kudashingiye ku byo tubona, tugire kwizera kudashingiye ku miryango yacu, tugire kwizera kudashingiye ku bavandimwe, tugire kwizera kudashingiye ku miryango mpuzamahanga, tugire kwizera kudashingiye ku bakomeye muri iyi si, ariko twizere dushingiye ku Mana. Tuvuga ngo nubwo Imana yadukiza, nubwo Imana itadukiza, nubwo Imana yakwemera yuko tunyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, aho Dawidi yavuze muri Zaburi ya 23 aravuga ngo Uwiteka ni umweri wanjye sinzakena, ngo aryamisha mu cange c'ubwatsi bubisi, ngo anyanda iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, ufite kwizera ntabitinya, kubera yuko ashoreye imizi muri Kristo. Sifa kwa Mungu. Abafite uko kwizera ntabwo batinya imiyaga muri iyi si. Abafite uko kwizera ntibatinya ibibazo byo muri iyi si. Abafite uko kwizera ntibatinya intambara zo muri iyi si. Abafite uko kwizera ntibashobora kuramya ibishushanyo. Abafite uko kwizera ntibashobora kuramya ibishushanyo ibyo ari byo byose, kubera yuko bamaze kumenya uwo wizeye, kandi bazi yuko Uwiteka afite imbaraga zo kubakiza ibyo byose. Ariko niyo Imana yemeye yuko tubinyuramo, dukumane kwizera. Nitwagumana kwizera, nta kizatuma tutajya mu ijuru. Imana dufashe kandi Imana duhe umugisha. Amen. Tugiye gusenga Imana.